Karabo. Se kombo na wakaniye. Gute se? So wandindiriye aho. Nagombaga kukurindira. Uskonza. Mba mbyizeye ku mutima urabimbwiye. Wowe. Okay. Courage. Amakuru y'iminsi. Shana masugushisha. Se ntiwavuga utankoraho. Ingomwa ngibyo uvuze byose ubunkoraho. Okay, ibyo tubireke ntabwo nongera kugukoraho. Ase ko ubundi wa mukozi wanyu ntabwo yigeze akubwira se? Uwe mukozi. Agatipe nasanze iwanyu. Karagara agatipe hakuriye wowe urimo urakavuga. Uriya ni umusheri wanjye. Ubaye iki? Afite amafaranga bro. Wowe ufite iki? Uriya musore aragaragara nk'umuntu ufite amafaranga. Si ngombwa ngo bimusi. Njye mpfa kuba gusa icyo mushakaho nkimubonaho. Ariko si gusa menya yaranakugiriye. No kumusuzugura n'undi munsi. Ntabwo kari agatipe. Uzi ko ukuntu umeze unyita ngo nta mafaranga mfite. Nta hantu najya ngo banyite nk'umukozi wo mu rugo nk'uramu. Kubahane basi, kubahane. Sure. uyu mukobwa wagira ngo afite nk'ubuzima bwe nyuma kubugezana no kwimana uretse ngo inkuru uribuka ejo bundi tujya mu kirori kwa Patrick ka gakanzu k'icyatsi nari nambaye n'akakana n'aka gasakoshi subize ko najya nkweraho Jesus Christ mbara cyarimo kumpamagara mbabura ntukupe iriya shyano y'ishinga kuri uwo mukobwa ndakwica ishyano kiri kwanga kunyitaba kikitaba abandi bantu cyeka nk'uwamukugurira ibindi bintu nka bibiri ushaka kuba kagakanza gaharaye vuba pe mbese umuntu ahamagara umuntu kuwa gatatu wagira ngo hari nk'ikirori agiye kujyamo ahamagara nk'utararizwe ni n'igicucu sujya umubona ariko ubundi no kuntu aba yabwanutse uretse ndaburi noneho umuntu utirura ikanzu nyimaranye umunsi umwe noneho wa mukobwa tubana kabuto yashyushyeho mu gitondo aranyinginga ndabyanga akabitwara ajya mu cyumba arabyambara n'abizi yabitwaye none ari kumpamagara ntanayifite n'akabe nanayimuhereye motari akayijyana ariko kubera nyine byagize yayitwaye ntabizi nkabona mbyutse natinye kumwitaba Jesus umva Jojo mbabarira ndi kubona dayimoni y'umukobwa ejo wanjye noneho turicana ari gukomanga antwara iki se andusha ubushinzi ndi kumureba yikomangishwa wagira ngo aha niwe cyo mbabarira ndaje mu kanya mpite nguhamagara ko amaze ndebe ikinshinze mbaze se kugiye kunshira byose utumvishije ko phone yawe isona kwitaba nagara itegeko ahubwo ndakubaza nti kikuze mu gitondo mu rugo rwawe wagitera we wahinzuza muri kanzu ubu nguki nzanywe n'ikanzu kubigira ibya make ikanzu isakoshi yanjye ikindi reka nkubwire n'undi munsi ntuzongere kumenyera njye niba ngwaye ikintu cyanjye cece kunyumva iwawe kankubaze karaga kanzu ko muri za 80 niko kagushisha zije umutwe n'akagasikujwe muri cyane ntabwo wayambaye ntabwo uzi igicuku waraye uzi wanjye kuyini warabonye neza ko nayambaye kanzu yawe karaga kanzu subune nakambara kamaki bigeze hariya ariko abakobwa muri henura bakobwa ubuhe umva nkubwiza ukuri ahubwo wowe ngiye baze nkubwira ikintu kimwe ngavuga no nzongera kuguhamagara mfitiye ikintu ugatinda kunyitaho nzaza nkwere ubu rwumva basizwe nakaraga mbora mbwizwe niriya kanzu cyangwa ikindi ushaka kunga ndashaka ikanzu yanjye n'isakoshi njye nawe turangizanye uzongera kunira nzakwera muri kangahe ariko
iryamaze yari yanjye ntabwo wibuka ijoro waraye ugenda uza kuyinira ntaryo wibuka ariko iriya kanzu ndakukubaza iriya kanzu ni roho yawe iriya kanzu y'agakuburano yashaje yatangiye gupfuka ubwoya nakuburiwe nande nyagukuburirwa roho wamaherewe wanje twagwe uruntu ndaruhamagaye ndi kukwanga umwenda wanjye buretse genza gake ntabyo ngenzamo gake genza gake ngusobanurira iby'iriya kanzu yawe sibyo iriya kanzu yawe mama yabaye ikanzu yapfujije icyuya dore wacuye ntugifite isura yawe kubera ikanzu y'icyabi yo muri 80 uzi ikintu nshaka nuko umenya ngo gutira murasora winkoraho nagukondera hano winkoraho akoze ko wanyibagiye modana nakwibagiwe witse ndakuzi ejo ni ngutiza imyenda ngutiza amasakoshi ngutiza inkweto akanya bayinkera buheri ugisaga kanzu kamwe kakubujije icyuye mu mutwe inde watijije ma wari kuniza ibyo udafite wari kuniza ibyo cyekuye niza uruhu rwawe ko nicyo kintu cyonyine wari ufite ni ibirangiro cyaye naca nago ruracuye ariko yego ma ngamereza ibyanjye nigenda ibiki ndashaka ikanzu yanjye n'isakoshi ntago wumva ibyo nkubwiye narabigutiye sibyo ndabyemeye narabigutiye ako winsakuriza ngo urimo urasohora umwuka mubi cyane ndakubwiye ngo abonje wanibroshe ibyo nakoze byose ntago bikureba wagitera gakorwe mu nda ndashaka ibyanjye umva rero nkubwire sibyo utani no gutuma ibintu bisakuza kubera amajwi yawe ari hejuru tuzi utahe ikanzu ndaza kuyikohereza nimugoroba uzi ko wasaze ngewe nahe ndeka kujyana ikanzu yanjye gatayisenga ubu ndetse kamaze nkubaza umva nkubwiza ukuntu utamereza ikanzu yanjye ndakwereka ndakumena ndavuze ngo ndashaka ikanzu yanjye wanje ndavuze ngo sohoka ndayikohereza naho nsohotse naho ngahagarara kutari bwinjira iwanjye se nacyo nanjye nagumva n'utama y'ibyanjye uragenda naho njye ntabwo mva hano ngewe ngenda nakanzu yanjye ariko cyakoze nkirabuhera umva ndavuze ngo vuga ibyo ushaka kumereza ikanzu yanjye byawe byahindura ikanzu ndayikohereza taha naza kubiguhera mu motari ubimera motari wowe ufite ubushobozi bwo kwishyura motari ndakubwiye ngo nabyoroheje ndahanga ndashaka ibyanjye uri kunkurira ku rugi nakubwiye ngo ndashaka ikanzu yanjye ndayishaka winyoherereza nkande wowe wankweto we ntabwo ejo bundi aribwo naguhaye ikanzu yanjye kuko ngo uraruyizanye hariyo wanzaniye niwambwiye ngo uraza kuza kuyohereza ntayo wohereje iminsi 2 nguhamagara ntayo umaye ugereka n'ukuntu naguhamagaye urimo urayivugiraho wayamaze bimeze ndashaka ibyanjye banza uvuge uruhutse umutima ndakubwiye ngo simva hano nabonye ikanzu yanjye ndavuze ngo nta kanzu nguhereza uri hano ndayikoherereza sawa uriya hari ahamaze kwigeza nakenera gushika kanzukisha nakenera gukoresha inzara akazi nkoreshereza bwo se wankorera iki noneho ubujiji bwawe ibaze kutazi no gufata izina ryanjye mu mutwe izina none se yitwa Kabuto na Karabo ase urukundo ko rukoresha umuntu rutanga n'imitoma none urukundo rwakwibagije no urukundo mbangufitiye mbangutera imitoma nagaruva usibona nayoberwa Kabuto koko n'ukuntu amapome n'ibiki imbuto zose aba ari sawa n'ukuntu ubusa ntago nayoberwa rwose ko usa na Karabo yego none okay aho nciye hose ndahaguha gusanga inguni nikatiye ubuhagaze mbese ntushaka uko bite ariko urabizi ko ngukunda ariyo mpamvu bana we sinzi urwo rukundo rwawe ntarwo ngewe simba ntago mba ndi kurusobanukirwa kuko ntago ndeba icyerekezo cyawe icyerekezo we amahirwe ibindi ni nyine nashimye ko wavuze ko aribwo nsoje ngomba kubona akazi nkabona amafaranga nkakwitaho nkakumeza neza rekana n'umusi ugomba oya asigwa reka nkubaza ko mbona urukundo ubarutishije ibintu utekereza ko nk'umunsi karaga type nabonye kameze kuri ya byashira noneho urukundo ibintu biza byuzuza urukundo kandi karaga type ndashaka kubwira ko atari kaga ntago ari karaga type uriya no mutipe nkunda mukundira ukari ukameze icyo nzi cyereka nkubwiza ukuri ntago wandenze ibi birahure ndabimena nibwo uri bugube ko igende kubwa nama kinirimo narabyibagiwe nyenyenyo uri kureba ugasanga rero wandenze ivi iriya kanzu ntayibona nkubwiza ukuri ndabona ikanzu yanjye cyangwa se nkubone wowe uri numbi wapfuye izina ry'Imana ndakunigura pfira hano okay basi niki kintu wifuza nguhereze wikomeza kumbwira amagambo menshi nguhereze ni kariso se ikariso watiye kuko bizari ikintu ugira hari ikintu ugira
si ikariso uba watiye ni namba ni yawe umva njya kukubwira iby'uwo mupira njye kubivuga ntago ari byo ko wa muhungu wari waraye kana nunyibahuke uriya muhungu ni musaza wawe se ntacyo nta kintu upfana nawe ko ndabizi ko umupira ari naramaze ariko narayeyo narayeyo mereza ibyanjye ivu nta kibazo wowe gahabwa uburozi ariko mereza ibyanjye urasohoka ariko nayo okay basi rwose kami mwiza ifu uva nyine basi nyihanganira ugende kabuto naza ndaza kuyikoreza kuko yabintiye arabijyana yagiye guhura n'umuntu ariko amasaha yo kuza nabi ariko ubundi ugira ubwenge cyangwa nta na buke bwibereye ndabufite nabyo ruzi wajya ukoresha ubwenge ko batabisorera wanjijima we naragutijije ujya kubihereza akabuto nyagukubwa n'umuruho nawe agenda nyambara ibintu ntabwo namutije mbishaka ariko yabitwaye hari ikindi bihinduraho ariko bino bikobwa n'ibizima urarindira rero umva nkubwize ukuri hamagara iryo buto niba ari igiki ukibwiye kimereza ibyanjye ndashaka imyenda yanjye ari itegeko ndashaka imyenda yanjye kumuhamagara ntago ari itegeko kihamagare ntabwo mva ndamuhamagara nuzamura ijwi ntawe mpamagara muhamagare amereza ibyanjye ndamuhamagara zigishwa gakeye urutiza imyenda narwo rukajya kuyitiza undi mbaye iruntu kano kanya kubera ko ari agakanzu mereza ibyanjye nayo ngira ngo ntashikamo yamaze uza kuyinira warayigenda ijoro urahari se ngume kanga kazi ko mfite gahunda n'ubwa nyuma n'ubwa mbere kuza ntiye nta kibazo hamagara iyo ntuza yawe ngo ni kabuto none simbizi ko umwenda wanjye ukiri muzima ubu nawe yawutije ubu nawe yawutije undi narayifuze nyitera n'agaparufe kanjye ntabwo wa muntu kwawe parufe mama we ndumva warateye imbere ariko ubyumva n'abandi kuko we ntabwo wabasha kuyigurira sibyo bumva abandi bavuga ko bitera parufe nawe ukabigenderaho inkuru z'abandi zabaye izanyu hamagazwa nabwiye ngo wisakuza nta gusohora nabi hano cyangwa nkamugora imbwa zikapfura uramunsohora imbwa ariko rwose iyo mbwa nimba ari wowe ko kitakwitaba ndi imana ze kujya nyitaba rimwe umva ndava hano ubonye imyenda yanjye ninayibona ngo ndatwara ku gatwe kawe ariko reka nkubwize ukuri hari umunsi umwe nzakunya ku mutwe njyewe oya noneho uhetse mbona imyenda yanjye reko nzongera no guhura nawe none ko atanyitabye uko byagenda kose ndaguma hano nibishaka bibe saa 10 z'ijoro ikanzu yanjye nyibone sinzi impamvu rero wowe shanjye nabonye ari nk'umukozi buriya ntabwo wabonye asa nabo kandi niyo yaba asa nabo pfa kuba njye mukunda rero ntabwo uri bumpatemo kugukunda gusa nyine ntabwo byumvikana ibyo bitumvikana tuvuge mu rundi rurimi kugira ngo ubyumve ariko nawe ntukaremereze ibintu cyane niwe uguhamagaye se ni system umagaye none kutamwitaba mbere nkubwire sibyo tugiye gushyira ibintu ku murongo mu buryo sibyo uri inshinzi nka bindi sibyo yego kumvikane rero mu gihe umukobwa ataranyitaba wankundira ugataha yaza nkayikohereza cyangwa se wakumushoboye kwihangana kwicara hanze ya gate ukamutegereza akaza kuko numva nta kwinjiza mu nzu reka mbanze nkubaza agasuzugura wize kugira uyu munsi wagakuye ni wowe bintepe nasanze asuzugura bigeze ahangaha ariko ubavugiye hejuru nkaho uzi ko ndi ikiragi umva rero ngukuriragaho kuki njyewe ntabwo ndi busohoke hano ntabwo ibirenge byanjye biri buve hano cyangwa byava hano bijya hari ariko ntabwo byava hano bijya winjira he aha wahasiga mu mutwe ugasohoka igihimba wahamagaye icyo kibuto kikanzanira ibyanjye sinabwiye ngo vugira hasi wivugira hejuru cyakora kankubwiza ukuri siko miruka wararezwe byagenze bite uko byagenze kose ntabwo bikureba aka kanya upfuye iranutse namaze ngaho ziba rero muhamagaye reka nkubwize ukuri wisakuza duhamagaye undi mwana si imyenda ushaka hari ikindi ushakaho ziba rero allo kabu bite uri hese ko ngushaka byihutirwa ndi hano hafi no mu rugo ndi kumwe na wa mutipe wanyigizeho sipaguru ngwino tebuka mu rugo ndagushaka byihutirwa ego baje si ibintu byumvikana ngwino ndagushaka ndaje
ariko urangiye ese kuri nka bakuneye mu imyenda yanjye mwayijyanye mu kuvugana n'abahungu ngo babigezeho za supaguru sibyo uwo mwari mwayipanze aramubwira ati kubitamo aka gakanzu none niba ubuze umugabo kuba nta mugabo ufite bibuza abandi bana kuvuga n'abasore njye si cyo ko ndi wowe humura uzamubona njyewe cyangwa ko ndi wowe nyuma y'uko ngutwaye gemusi urumva afite depression wari ubuze icyo utwara kirase ni igiki ubu ngezaho kugereranywa n'amasupaguru kabisa. ntabwo urukundo baruhata. Okay, ndabizi ntibaruhata ariko urukundo rutanga amahirwe. Windebera aho ndi uyu mwanya ahubwo tekereza kubera urukundo ngukunda naho twagera. Mfite undi nkunda kandi mpora mbikubwira. Wowe rero kuki ubona ko ngo ntituberanye ntidukwiranye kandi igihe umutima wanjye uramushima. Niba nakubwiye ko mfite undi nkunda nyine ndamufite. Yangunzu kubabuze amahoro kansakuriza mu voice note twari kugira ngo ngo ikinyarwanda cyuzuye wowe ukeneye kumva cyangwa nkubwire urankora ndakuhwanya n'ikibambasi ngiye uvuna ntushingeho urankora wumbaza iki akantu kazi gutira imyenda kazi gutira abahungu imbeba ikintu usigaje kuzatira wowe ari iki ko ntacyo ko nta kintu utatira uri sure nawe ngutira tugira iki nzagutira se ubusiripa nzagutira se umupira twashwanye muri fata oranje ayigwanye nuko twashwanye ubore kumbwa ati yingi wambaye isige nanjye nguhiya ako nubona umugabo ngiye guzacisha amaci ukabonera ubi umugabo ugenda mu muhanda izuba ritarakagucuye wagira ngo uri umukobwa impamvu nkubaha nuko uri umuturanyi nawe ubundi nakwaye cyo nkanikomereze nkakubikorera ariko iyo ntekereje ukabona akusha ureba nabi ko bite nta byabite nawe ubwo mwebwe bite byanyu urambaza ikintu umva igenere ngo hamagara ngo zimu narinje mbabarira twagiye kuranza kubisha ko ndi kwibura icyo nshashira kimbwire hano ubundi bite wese rero ngubwiye ngo ndaje mu rugo no si basa tukavugana tuvugana iki reka kwigira uwadanje bite byanyu mwabaye uyu mukobwa ni wo mworora reka kwigira uwahatari urajya kuranda umuntu akubwira nakubwira kase mwabaye uzi ikintu kimwe cyangwa kukubwira uzi umwanya twakurindiriye wowe umva wowe ntabyo kumubwira nawe niwe urimo uratuma ibintu bitinda twahagaze twavugana gato kabo twageze gute tuvugana nawe iki zekura kuneza nta magambo menshi wowe bana yanjye injira bukanzu yanjye nta rugwari bwitonde ngo mbanze hano ko tuzamuka turafuna sinahereka mwangu se tuvuga ugira inshuti cyakoza none burya ntabwo igikapu cyari umva ikanzu yanjye isakoshi yanjye n'ikanzu nabituje uyu nawe ajya kubitiza ese ni wangu mentioning hano none byaciye nyabugogo ngo iyo uzajya ukanyegerera se simba nzamutse nkabwera mu rugo ni ngombwa kugeza abantu mbonye revo wambwira umva baze nkubwire niba ari ibya revo mwari murimo iyi nta revo ihari urukumva nta revo ifite mbonye revo utandusha nabundusha nabonaga umbwira niyo gutira nimba hari icyo kurusha n'amazi nta rwego kurusha umva baze nkubwire umva baze nkubwire nawe wishaka koroshya ibintu nahereye kare mwingi kanyemo naguhamagaye kare wanguze siwe wabimbwiye yumbwira ko wabiteye ngenda kubwira ko nambara imyenda se yego ma ni byawe se umva nge se nambara imyenda y'umukara nari bwiyambarire umva rambaza nkubwire kibuto we niba ari kibuto niba ari kabuto umva mbabera cyane mu mwana ntunyizunguze uramereza umva ndakwiyamye wimfata none uguzi ko ndi bukureka iyo kazu sinyitware tutahenge kuyiguhera jewe nsubire muri uriya mwobi wawe none nutasubira umva nkubwize ukuri ndashaka umva nkubwire kano kantu wakabwire ndagakubita uretse genda ubyumvikana ndashaka ikanzu yanjye tutahenge ni ibyacu nagakanze ari we none umva nawe gutira nkubwire reka n'agasakoshi kanyu mwaragaciye sinabihorera ko nakwishyuye gutira kwawe nagatanga ikuntu waguze akaganza ariko agasakoshi kaguze ndashaka ariko uratira umva nkubwire